iyi saha Imana yantumye ngo nkubwire ngo abagushize munsi y'ibirenge byabo Imana igiye kugukuramo ikuzamure, kubera ko Imana igufiteho umugambi. Nubwo Joshua kugwaniraga yapfuye, senga Uwiteka. Kibazo abantu b'Imana dufite, Imana yambwiye ngo mbwira abahanuzi b'Imana, mbwira abavuga butumwa n'abandi bakozi b'Imana, ngaho kugira bafatanye nk'uko Abayuda n'Abasimiyoni bafatanyije bakabohoza Kanani yabo, ahubwo bari kugwanyana bagasenyana, kandi bakagombye gufatanya, bakagombye gusenyera umugozi umwe bagahuza bose kuko bahamagawe n'Imana. Ariko ikibazo abantu dufite, aho kugira duhurize mu mugambi w'Imana, turimo turasenyana. Umuntu arasenya mugenzi we. Niba Imana yagutumye, ese iyo Mana uri kugwanirira, niba yatumye umuhanuzi, senga Imana ubwayo irashoboye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ire kugwanya bene so, sengera mwene so umenye niba ari Imana ivuze, kuko nujya kumugwanya Imana itakubwiye, Imana yiteguye guhangana nawe. Inkoni y'Imana irabanguye ku bantu bose bahagurukiye abantu Imana iri gutuma by'ukuri. Mbwire wowe bazirikiye ahantu, yanyeretse ejo nari ndahantu muri Nibature, ndangije gusenga Imana inyereka abantu barabazirikiye ahantu, noneho ndangije fata umukasi n'urudodo, hari amapfundo apfunditse nkuko mubona kano kantu gapfunditse. Nuko Imana namwe mupfundike uyu mugozi, ndawupfundika, fata n'umukasi. Iyi saha rero ambwiye ngo pfundura abantu aho mupfunditse, aho babapfunditse hose. Imana, iki ni ikimenyetso cy'uko niwizera Imana, wowe bazirikiye ahantu, Imana igiye kukuzitura. Niwizera Imana, Imana igiye kukuzitura. Umuririmbyi aririmba aravuga ngo uzaze guca umugozi. Uko mubona ndi kuzingura uyu mugozi urabona ni umweru, ufite ubusobanuro. Imana irambwira ngo igiye Kangusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wuduteze amatwi kandi ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana rero ni bane nawe, kandi umugisha w'Imana no gurirwa n'Imana byose bibane nawe. Ibene po kuri mikoro, ndagushimira wowe ukomeje kutweka ko ukurikira ibiganiro byacu, kandi ukomeje kutweka ko dukunda tugagariza urukundo. Imana nawe ijya yivanga mu byawe. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Samuel hanuzi w'Imana. Bone witeguye guhisibira ngo Apotre Gitwaza. Uraho neza? Amakuru ni meza. Meze neza? Turashima Imana. Ndashaka gusimbura Paul Gitwaza. Oya, ntago nshaka kumusimbura. Oya, ni umubyeyi kandi ndamwubaha. Iki cyamufata nk'iki kuri wowe? Amufata nk'umubyeyi wanjye kuko aranshumbye. Meze ute se? Ndashima Imana, urabibona. Ntabwo twari duherukanye mu biganiro bitatu twakoranye, ubu ni ubwa kane rero. Nishimiye kongera kuza ku musaraba. Umusaraba ufite icyo usobanuye ku buzima bwanjye. Niyo mpamvu wakunda? Ndahakunda. Hari ni chorus nkunda cyane ivuga ngo ku musaraba igorogota, aho we niho naboneye amahoro, umvaye. Manzuru umunyabyumba nawe? Ibyumba nyine, none se ko njye mpamagagwa nahamagariye mu cyumba. Nagiye mu rusengero mvuye mu cyumba. Niyo mpamvu udakunda kujya mu rusengero? Oya, njyamo cyane kandi n'ibyumba nkabijyamo, ariko ntabwo ari byose. Hari ibyo njyamo n'ibyo najyamo. Vuga amazina dutangiye ikiganiro. Amazina ni Abayisenga Samuel. Ni Abayisenga Samuel, ndi umudivorce. Uyu munsi noneho ntabwo ndakwepa, sinca ku ruhande, ndi umudivorce. Niko? Uri umudivorce? Ya, ndi umudivorce, maze kwiyakira. Niko? Maze kwiyakira kandi ndi fier yabyo. Ndi fier yabyo.
abantu bakomeje kwibaza ati ni gute umudivorosi aza kutubwiriza undi afite urugo nimba rwamunani azashobora kubwiriza ya aho ngaho ndabisobanura gutya mwubwiye ko ndi umudivorosi njyewe nasenze Imana oya si cyo ndi gushaka kuvuga nasenze Imana iri gushaka kugira ngo inkoreshe ndayibwira ati rongeye kureka kugukorera kubera icyo ureka kunkorera namaze kugira icyasha nabaye umubembe urabizi ko ababembe barabacaga mu mudugudu barabacaga mu gihugu cyangwa mu mudugudu bakabajyana aho ababembe bagomba kubarizwa noneho rero muko kwibaza ko icyo kibazo ubu namaze kubona igisubizo Imana yaje kumbwira ko tugeze mu gihe igiye gukoresha ababembe nushaka kubyitondera ukanabireba neza maze igihe gito ku macano ku ma YouTube urasanga hari ababembe iri kubakoresha uburi iki kuki ukorora ikibembe gusa ibimbo byawe ushaka guhaba oya yo umuntu ari ugiye gufunga kamera oya icyo nshatse kukubwira kuvuga ngo ndi umubembe abantu batwita ababembe ariko wibuke ko wese wita iki njyewe se kugeza isaha sindi umubembe wita iki se ariko imbere y'abantu uko bakwita uko bakubona nge nakwaje uko wita njyewe ndi umwana w'Imana ndi umukozi w'Imana ndi evangeliste nkaba n'umuhanuzi w'Imana ndashobora kuba n'umugore ariko iyi saha kugeza isaha oya ntago mvuze sinshobora kuba n'umugore ntago nabishatse sinanabikeneye ko nandukana n'umugore cyangwa se tutabana iyo rero hagati yawe nubwo wenda utabitaba ngiye kwinjira mu buzima hagati yawe n'umugore mwatandukanye nimba iri mu makosa turajya kumusura wamusura nta kibazo amakosa ni ngiyo arimo jya kwihana rero uza kuvuga oya narihanye genda wihane numara kwihana uze tujye turwa oya narihanye impamvu mbikubwira gutyo iyo wagize kutumvira Imana kuzana nimero tumamagare iyo wagize kutumvira Imana waneza amatwi ukagira kutumvira Imana yarakubujije ukabirengaho kubaka iyo ugize umwaka rero bakaguta cyangwa bakagusezerera nta kundi urihangana niyo mpamvu mvuga ko amakosa ninjye ariho rero ingaruka zakubaho zose wagize kutumvira Imana zirakureba ntago zireba undi muntu mwese muduteze amatwi rero nuko dutangiye ntago twashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu habaho no kuganira ibintu bisanzwe kugira ngo twinjire mu kiganiro neza uyu ni Samuel rero n'umukozi w'Imana Imana ihamagaye kandi Imana ihamagaye abantu ntago ireba uwo uri we ndavuga ngo mu mahanga yose uko ibyo ishaka Imana iramwemera ashaka kuba byageze kuriya ariko uyu munsi akaba yarahindutse ntago ari ibintu nkuko twavuga twari turi kwiganira bisanzwe nuko tugiye kuganira rero kandi turamukunda cyane uravuze ngo ntago ari ibibembe nge ndabikomeje birakureba oya icyo nkuvuga nkomeje ni ukukomeza kuvuga ku iyo ngingo mu masegonda make nkomeje kuyivugaho no gusobanurira abantu kugira abantu basobanukirwe neza Imana rero ntago ari twe gusa no muri Bibiliya birimo uribuka umugabo bita Gihazi uramwibuka abantu badukurikiye bumve umugabo bita Gihazi yaje kugira gutya akora amakosa mu gukora amakosa aza kujya cyase kwakira ibintu atarakwiye kwakira ibyo shebuja Elisa yari yanze Gihazi arabyakira amaze kubyakira Gihazi yaje kuba umubembe amaze kuba umubembe bamujyana inyuma y'umudugudu aho bagomba kujyana ababembe agezeyo rero yisanga mu babembe batatu nabo wa kane Bibiliya rero itubwira ko Imana ntago yigeze ihagarika umugambi wayo kuri Gihazi abatari babizi mu bimenye twarasomye turiga turasenga Imana igenda idusobanurira ntago Gihazi umugambi w'Imana ku buzima bwe wahagaze shebuja amaze guhanura ko bagiye gukira hanura igihe hateraga inzara Imana yashimye gukoresha ababembe hano Samwe widefande ibintu twinjire mu kiganiro cyacu kudefanda ibintu ushaka gusiga ibintu kandi ntabwo dushaka gusiga ibintu no kumusa nabo dusiga ntabwo nshaka gusiga ibintu bashaka gusiga ibintu oya icyo nshaka kubwira abantu ni ukuvuga ko nyuma y'uko umuntu yihanye nta rubanza twageze muri uwo mujyi oya aho ngaho impamvu ababembe bazanye inkuru nziza ndashaka impamvu nshatse kuvuga gutya ni uko hari abantu bafite ikibembe hari abantu bafite ibibembe kandi Imana ishaka ko nabo bibavaho aka kantu rero kukajyaho nta kindi tugamije ni ukugira ngo nawe uri aho ngaho ufite iyo gihembe wowe wumva ko watandukanye n'umugore wowe wumva ko watandukanye n'umugabo amahirwe aracyahari yo kugarukira Imana ikagusubiza mu nshingano nicyo nshatse kuvuga nk'uko aba babembe bane bari barabaciririye barangije babashyira inyuma urabona nka gereza urugero mw'iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu mw'iki gihe turimo twavuga ko
hari ababashyiraga ubu ni gereza y'iki gihe, ni gereza y'iki gihe. Bari abantu bafunzwe twabita nk'ababembe, kuko hari ibyo bangizwa, hari ibyo bakoze bemera, hari ibyo bakoze muri make, hari ibyo itegeko ryabashinjije kandi kirabahama, bituma bajya hari ahantu rero bitwa ababembe. Nyuma yo kuba umubembe rero gereza waba urimo, ngiye mbivuga nk'umuntu wanafunzweho, nanafunzweho ngira ngo urabizi, hajya ntago nabitanzemo ubuhamya. Nafunzweho nzira kutumvira Imana, nzira ko nanze kuba mu mugambi w'Imana, nkora ibyaha iramfunga, nanga kumvira Imana, ndashaka rurasenyuka. Ubu rero isaha noneho naje ndi umuntu wahamagawe n'Imana, udashaka guca ku ruhande, ahubwo ushaka kuvuga icyo Imana ishyize ku mutima, atagize na kimwe asigaza. Icyo Imana ishyize ku mutima wanjye, icyo Imana ishyiraho n'icyo izanshyiraho, niteguye kukivuga, kugisangiza bagenzi banjye, abankurikiye bakurikiye umusaraba n'abazawukurikira. Ubwo rero aba babembe bane Elisa amaze guhanura ko bagiye gukira, aravanga ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya, indego y'ifu ya seyiri izagigura shekeri imwe. Noneho amaze kubivuga, cyari ikintu cy'igitangaza ku buryo nta wundi muntu agomba kubihanura mwa kiriya gihugu, uretse umuntu nyine Imana yamaze gutreninga cyangwa se kunyuza ahantu. Hari aho Imana ikunyuza, hari aho unyura ari Imana ihakunyujije, hari n'aho unyura uhinyujije kubera kutumvira Imana. Abantu badukurikiye babyumve, hari ahantu unyura uhinyujije kubera kutumvira Imana, hari n'aho unyura ari Imana ihakunyujije kugira ngo igukuremo icyo ishaka kugukuramo, igucure igukure iminkamba. Nkunda kuvuga, urabona hano mfite icyasha, wakibonye? Iki ni igikomere, narambitse Bibiliya negura inkoni. Ndavuga ngo ibintu bya Bibiliya ntago bigabura, inzara yari iri kunyica, mbona ubuzima burakomeye, mbona Bibiliya ndi kuyisonzana, mbona ibintu birankomereye cyane. Ndavuga kandi ubwo nari mfite urugo, ndavuga ati nta mpamvu yo kugira ngo meze imbungane Bibiliya. Deka oya, ntago nagiye kugwana, nayishyize hasi njya kubinyera gutabara, njya kubinyera gutabara. Ariko Imana inumaho umuntu w'Imana, Theogene nta nubwo arundi, twarahuye arambwira ati waretse, ambwira byinshi, yarabimanuriye. Amaze kubimanurira nibishaka Theogene niwe bimanuriye, amaze kubimanurira nyuma yaho naje kubibona. Urabona ikimenyetso gihari Imana yamaye ngiki. Ubuhanuzi Theogene ahanura ni ukuri, genda bihamya ni ukuri, kuko mu buhanuzi yahanuye ku buzima bwanjye bubiri bwarasohoye. Yamanuriye ibijyanye n'akazi nakoraga, nararambitse Bibiliya nkegura inkoni. Icyo gihe twari duturanye, twahuriye mu nzira, yambaye ikote rigera ku birenge, ndabyibuka afite n'inkoni. Nanjye nari mfite inkoni, ngiye hehe? Ngiye mu kazi k'irondo. Duhuye arambwira ati Bibiliya neza urayirambitse, weguye inkoni gusa. Ubwo ni ubwa mbere bwasohoye. Ubwa kabiri ni ubwo natandukanaga n'umugore bwa mbere. Nyuma yaho nza gusoma Bibiliya no gusenga, ndavuga ngo nta mpamvu yo gutandukana n'umugore. Imana rero yanumye abahanuzi batandukanye bambwira ngo wisubira mu rugo rwawe, wisubirana n'umugore, kuko nusubirana nawe noneho uzagaruka imbokoboko. Ibyo ngibyo ubwo buhanuzi nibishaka Theogene yarabumanuriye, nawe yabihamya kuko ageza ku musaraba, murabizi. Nawe ibyo yabihamya, aranabyibuka ko yabimanuriye turi muri Ndabirambiwe. Muri Ndabirambiwe nari musanze yayoboye timu, arabimanurira, arambwira neza, arabimbwira kuko nk'umuntu twaturanye, twari tutagituranye ko nari nuye Kagugu. Noneho nongera gusubira ahantu bita Gasanze, nibishaka Theogene yabihamya kuko nari nuye munsi yaho yaratuye. Aho nagiye gukodesha mu ndaya, ahantu haba indaya urahumva ku kabari, agashamburete k'ibihumbi 6 tukakabamo turi abantu 3, kandi tunaniye no kukishyura. Shamburete ya 6 tunaniye kuyishyura, maze gusenya urugo. Arangije arabimbwira ati subira mu murima, aramanurira. Noneho ndangije ndareba kuba muri shamburete ya 6 ikutunanira, ndavuga ati kandi subire mu rugo rwanjye. Mu gusubirayo ubwo nasomye Bibiliya ku bijyanye na divorce, nkasanga Bibiliya irambuza gutandukana n'umugore. Mpita nsaba uburyo ki nasubirayo, umugore ndagenda ndamwinginga, ndamwigisha, ndavuga ati reka dusubirane, nirengagiza buri kimwe cyose. Ariko nirengagiza n'ubuhanuzi Imana yari yambwiye nyujije muri Theogene nibishaka. Birangira rero subiyeyo, ngaruka noneho ndi zero. Nagarutse n'ubundi mfondo ubuzima, n'igare nari mfite bararinyiba.
igare bari nkubitiye ahantu bita Ikabuye, ryari igare nari narahawe na korali nabagamo muri Anglikani bita Bacunguwe. Bari nkubitiraho bararitwara, bamaze kuritwara Imana irambwira ngo na n'ubu nagurumva. Ako kanya bari kunkubita abajura mu kwezi kwa 2022, barambwiye ngo baravuze ngo reka tukice. Bavuze ngo tukice nk'umuntu wakoze agakosi nubwo ari aka security, nigwanyeho nk'uruzinda mba ndabacitse. Maze kubacika numva ijwi rimbwira riti hahigwa wihanganiye mugerageza, wireka kunkorera ngo nukuri mu kigeragezo, ugomba kunkorera ukamvugira. Imana irambwira ngo nzagukoresha, isi yose izakumenya. Nago nari nakamenya ibi by'amacano kujya ku macano. Imana imbwira ko isi yose izamenya. Ndabyibuka imaze kubimbwira, nahise kuko igare nanyongaga bari baritwaye, nahise nongera nandikira Fande wa Kinyinya, ndamubwira ati ndashaka kugaruka mu irondo. Andebye mbona narananutse nashizemo, urumva stress z'urusha zo gusenya, naragenshiramo ndananuka. Abantu bose baba muri Kinyinya barabizi, abantu bigasanze barabizi, nagenshiramo mera nk'umuzimu. Mukumera nk'umuzimu narashizemo, nageze igihe numva ubwanjye nkumva umugore kuba natandukanye nawe bidashoboka. Ngavuga ati nibishoboka, naho nawe ngavuga ati koko turatandukanye, ati ni seriye na turatandukanye. Cyatwaye imyaka 2 rero dukora divorce, hashize imyaka 2. Buri kwezi naringingaga, buri uko duhe nkinginga, buri uko muhamagaye nkinginga. Ariko nyuma yo gusenga, uko ngiye gusenga Imana ikanuma abantu, bamwe bakajya kubona bakabona ngo impeta. Icyo gihe nambaraga impeta. Abakurikiranye Umusaraba TV mu byumve, nge nambaraga impeta nkajya kubwiriza mu matorero. Nagiye mu itorero ubumwe bwa Kristo, hari abategereje Yesu, ayo na amatorero nagiye njya kubwirizamo nambaye impeta. Hari nandi nabashije kuvuga ni menshi. Noneho abahanuzi bakajya kubona bakabona impeta irikaraze. Icyo gihe iyo banyakiraga Nepo, banyakiye ngo mvuge ijambo ry'Imana nk'umuntu w'Imana batumiye, narahaguruka nkahita vuga nitwa Samuel Abayisenga, ndi umugabo ndubatse, nkahita nkubita mikorasi kugira batambaza ngo ngufite umugore ni iki kwa kundi babibaza. Nakubita mikorasi nkahita ko nkunda guhimbaza Imana, iteraniro ryose rigafashwa, ubwo ngakomerezaho ikigisho, ngakomerezaho ikibwirizwa. Noneho nabandi magaze ku ruhimbi, abahanuzi bagatangira kwerekwa, hari abantu bagifite amaso y'umwuka, bakajya kubona bakabona ngo impeta iragurutse irazamutse. Mu kubimbwira gutyo igihe cyarageze nkuramo impeta, urabona ko nayo nambaye. Dukwana ikiganiro bwa mbere abonye ko nari nkambaye, nkuramo impeta. Maze gukuramo impeta nkomeza gusenga, njya mu misozi itandukanye, sengana n'abahanuzi batandukanye. Imana ikama misiyo, Imana ikama misiyo, ikama ibyo njya kubwira ubwoko bwayo, ikama ibyo njya kubwira abana bayo. Rero nago nigeze niyakira. Urabizi ko tunakwana ikiganiro bwa mbere, hari ibyo wambaza ngo ati bisimba ivuga, wambaza ngo suri umugabo uri iki, ukabona nago ndi fier yo kuvuga ibyo bintu. Ariko iyi saha ngarutse ndi fier yo kuvuga ko ndi umudivorce. Biteye shema se? Na shema biteye kuko si byiza. Oya na shema biteye, ejo hatazajya n'umuntu uza kuri ku Musaraba TV akavuga ati uriya mugabo tikira kigabo turiya Samuel ati nubwo azi imbere yanyu n'umudivorce. Oya, ukeneye amakuru nayakure kuri njyewe, ninjye ubyivugiye ndi umudivorce, nakoze divorce byemewe n'amategeko, ibyo ndabihamya. Nyuma rero Imana imaze kumpa inkuru y'ababembe, ababembe umunsi bamaze kuzana inkuru nziza, Bibiliya iratubwira ngo mu gice cya 7 umurongo wa 3 mu bami ba 2 ngaba babembe nuze Elisa amaze guhanura, bwa buhanuzi bwe bwasanze umubembe, bwasanze Gihazi. Gihazi bumusanze mu byaha, nubwo Gihazi ari umunyabyaha. Haleluya! Nubwo Gihazi ari umunyabyaha, nubwo Gihazi yafashe ku byashinganywe, nubwo Gihazi yafashe ku bibembe, Imana isanga Gihazi ahari. Gihazi itazana igitekerezo mu bandi babembe, aravanga ubundi kitwica zanga kugeza ubwo tuzahapfira niki. Arababwira ati nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya. Bibiliya iratubwira ngo yarababwiye ngo baravuganye, baravuga bati nituguma ahangaha turapfa, nitugenda nabyo n'ugupfa. Ati byose n'ugupfa no gupfa. Ariko aba babembe nagari bo ubwabo bibwirije gukora cya gikorwa Nepo. Aba babembe Imana niyo yabasanze kugira ngo itabare Elisa mu gihe gikomeye nk'iki ngiki, mu gihe abantu bamaze kwica ubutumwa bwiza, mu gihe abantu batagishaka kuvuga Imana uko bikwiye. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa, abantu batenzwe, abantu bafashwe nk'ibicibwa, Imana igiye kubahagurutsa. Batangariza amakuru ntago ngewe banenze,
hari abatenzwe kandi Imana igiye guhagurutsa, batengewe ubusa, batengeye ko bavuga ijambo ry'Imana uko riri. Abo ngabo Imana igiye kubahagurutsa, kandi mutege amatwi mu byumve. Aba babembe Imana irabakoresha, bakoresha iby'ubutwari. Ibwami inzara yari yarahageze, aho umwami nawe ajya amahurunguru. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo inzara yatewe kugeza aho umwami ajya iki? Amahurunguru. Imana irangije isanga ababembe aho bari bari, aho bari bafungiye. Imaze kubasangayo, baba bembe Imana ibahereza icyo kuvuga, ibagira inama. Barangije bavanga, ubundi twebwe ikintu kitwicaza ahangane po kugeza aho tuzahapfira n'iki? Ati nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nituguma aha turapfa, nitujya ibwami turapfa, nitujya mu Basiriya ahari turakira, kuko ntago bari bazi mu Basiriya. Naho kumba Imana ibafiteho umugambi. Bibiliya yatubwira mu murongo wa 4 ngo nuko ngo Imana ibatiza iki? Imana ibatiza umurindi. Haleluya. Imana ibatiza iki? Umurindi. Imaze kubatiza umurindi, aba babembe bajya gukora iki Imana yabagambiriyeho gukora. Inzara yatewe mu iki gihugu yakuweho nuko ababembe bakoreshejwe n'Imana. Haleluya. Ibyo rero aho ngaho icyo nshatse kubivugira ni iki? Imana iramagurutsa, imagushira amanga ngo ndega kugira ipfunwe ry'uko ndi umudivorce. Iyi saha ndi umudivorce, ariko ntago bikwiye ko Imana yankoresha. Hari n'abagenzi bandi Imana igomba gukoresha. Ntago umugambi w'Imana uzabura ku buzima bwawe. Bibiliya igihe kimwe ubwoko bw'Imana bwagize gucya, bwivanga n'andi mahanga. Bumaze kwivanga n'andi mahanga, Satani yaragambiriye ko umugambi w'Imana uzima kuba ku bwoko bwayo. Ariko Imana irangije ibabwira gutandukana n'amahanga. Baratandukana kugira ngo umugambi w'Imana ukomeze. Ntabwo icyo nshatse kubivugira ari uko natandukanye n'umugore kugira umugambi w'Imana ukomeze. Ndashaka kubwira ngo ntabwo bivuze ko kuba waratandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore, umugore akaba adashaka kubana nawe, umugabo akaba adashaka kubana nawe, ntabwo bivuze ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe uhagaze. Ntabwo bivuze ko gukorera Imana bihagaze, kuko gukorera Imana ntabwo bigomba guhagarikwa n'ibyo. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe, niba Imana yaraguhamagaye, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Aho kugira guhombe yaguhombya, guhomba byakangika guhombanya. Haleluya. Aha rero narindi kuvuga ku kintu kijyanye nuko Imana iri kunkoresha ndi umudivorce. Ikigisho nyamukuru ngambiriye ntago ndakigeramo. Nasobanuraga uburyo ki Imana iri kudukoresha nk'abadivorce kandi kadukoresha iby'ubutwari. Imana yarambwiye ngo uzagupinga, uzagutunga urutoki azaba rutunze mu jisho ryanjye. Sinkubwiye ngo utarununga, uko ushobojwe ubikora uko ushaka, ariko ndakugira inama ngo wumve icyo Imana ikubwira, niwite kuri Samweli. Ubuhamya bwanjye n'ubuzima bwanjye ntago bwagenze neza, ariko ndahamya nashidikanya aka kanya ndi mu mugambi w'Imana, ndi mu bushake bw'Imana, ndi mu gihe cyo gukoreshwa n'Imana. Ndumva rero mwene data Nepo mukozi w'Imana ikijyanye n'ububembe cyasobanutse. Tugiye kwinjira rero mu cyatuzanye hano kuri kamera. Haleluya. Mbere yuko rero twinjiramo turabanza dusenge. Wambajije ikibazo ngo nisobanure, bituma nisobanura, kandi kwivuga igice biba ari ikibazo. Nigeze kwivuga igice ndabizira. Mu kubizira nukuhe? Nari maze amezi 10 Nepo. Kuva mu kwa 12 Imana imbesha mu nzu Kacyiru nishyura inzu. Kubera kuza kuri kamera ngivuga igice, Imana ishyira mu gihano, ubu ndakodesha. Ibaze ko maze amezi 10 hari umuntu kwishyurira. Umunsi nari gukora ikiganiro hano nge nawe cya kinduzi cya mbere kibanza, haciyemo iminsi 2 Imana ihita imwura Kacyiru. Nago oya nagwaneye umwaka. Icyo nazize ni iki? Wambajije ikibazo ndangije ndagusimbutsa nanga kugisobanura. Kandi hari abantu muri bo bacibajijeho cyane mu mitima n'isa bagifite ikibazo. Imana yo kugira igombe yaguhombya. Ubisa tuvugana biri kungora kwishura inzu, kandi nabaga mu nzu y'iki y'ubuntu kubera kutumvira iki Imana. Rero nagisa naje kuri kamera kugira ngo ngire ibyo misha Imana ishaka ko mvuga.
icyo Imana ishaka ko mvuga naje kukivuga. Niyo mpamvu manje kwisobanura abantu banyumva bankurikiye bamenye ndi Samuel Abayisenga ndi umudivorce. Hari ikindi kibazo wambajije ngo mbese uzongera ushake, reka nacyo mpite nyisubiza. Warakimbajije icyo gihe. Kugeza isaha Imana yambwiye ko nyiri muto nzongera nubake nshake mbyare. Icyo niko bimeze, uko niko kuri, ubyumva byumve. Oya, nago nari umwana, nari nkuze, ariko imyaka mfite ntago inyemerera kubaho nta mugore mfite. Bibiliya itubwira imyaka 30 niba ari ningahe n'itana hari, nibwo umuntu yemerewe kwitwa umupfakazi cyangwa umupfakari. Iyo umuntu akiri mu myaka mitoya yemerewe kongera gushaka, mu gihe uwo bashakanye atagishaka kubana nawe. Oya, ngende kubivuga nka Samuel nk'umuhanuzi w'Imana uko Imana yanumye. Mu gihe uwo mwashakanye atagishaka kubana nawe, ukamuha igihe bikanga, ukamugerageza bikanga, ukamuganiriza bikanga, bakabaganiriza bikanga, wemerewe kongera gushaka. Ibyo ndabivuze, Bibiliya byanditse hehe ni ushaka kumenya. Ubwa mbere rwa Korinto igice cyaho cya 7:15 haravuga ati mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore utizera nashaka gutanatane. Haleluya. Ubwo nawe ntiwizera niho ngo watanye. Nago nge natanye kuko ngiye barabinsabye ndabitanga. Njewe nasabwe divorce nanga divorce. Usenge Imana twitangira ikiganiro. Nasabwe divorce nanga divorce. Aho ngaho abantu bahumve kandi banabikurikirane, ugira commentaire yishyire harabyemerewe, uko byumva ushyireho. Commentaire ziremewe, sub ziremewe, like na notification uko Imana igushoboza ku musaraba, buri wese aboneke ku musaraba. Naje gusobanukirwa ko uyu Nepo ari mu mwuka w'Imana, ndabihamya. Ni umukozi w'Imana, ni umuntu utica gahunda. Iyo Imana igutumye ukamubwira ko Imana yagutumye, cyangwa se nawe iramubwira akaguhamagara ukaza ukavuga Imana. Nepo, Imana iguha umugisha kandi kwagure. Uzagutunga urutoki Imana izarumutunge. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Amen. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Bibiliya itubwira nguki ngo icyo muzatura cyose ntabwo mwatuye ikiri mwatuye ikiza. Kubera aka kanya nubwa gatatu dukwana ikiganiro, nta munsi wese umunsi wa mbere na telefone nari mfite nibwo utashizeho nimero. Ibiganiro bibiri byose nakoze washizeho nimero. Abagize ibitekerezo byabo barampamagaye. Nepo, Imana iguha umugisha kandi kwagure. Ntabwo naje gukwamamaza, naje kuvuga Imana kandi nkabivuga neza. Ngewe Samuel abantu banzi byabaho nagiye nsengera hose, uko Imana imaye kuvuga niko mvuga. Sinjya nambika ibirenge, mvuga Imana neza ubundi nkitahira. Bibiliya yambwiye nguki Yesaya 31 turaza kuhavuga, niwe tugiye kuganira. Ariko reka tubanze dusenge twiranuka. Ndagushimye ndaguhimbaje, nkushimiye kuri kumwe natwe. Uyu mwanya isaha naje kuvuga icyo washize ku mutima wanjye, naje kuvuga ibyo wamaye kuvuga. Ndasenze kugira ngo abankurikiye aka kanya, abakurikiye Umusaraba TV uhereye aka kanya, n'abazakurikira ikindi gihe, n'abamaze igihe bawukurikira, babone umugisha wawe. Kandi ndasenze kugira ngo batega amatwi bumve icyo umwuka abwira amatorero. Narindi kuvuga kuri presentation yanjye, aka kanya ngiye kuvuga icyo nshize ku mutima. Ndasenze kugira ngo umuntu wese uranyumva aka kanya akemera agahindukira, akumva icyo uvugana nawe, uhaze kwifuza kwe. Urakoze kuri Imana yumvishe gusenga. Ngiye kuvuga ibyawe, undinde kongera, undinde no kugabanya. Mbisabye nizeye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera mu izina rya Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 31. Tugiye kubanza tuvuge aho ngaho uburyo ki Imana igiye kugira ikikora. Uyu murongo niho turaza gutindaho, hari n'ahandi turaza gusoma mu bacamanza. Reka bari naho duhera, tuze gusoreza muri Yesaya 31 muze kumva icyo Imana yabantumyeho. Abacamanza igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere hatubwira hute? Haratubwira ngo Abayuda n'Abisimiyoni banesha umwami w'Abanyakanani.
abayuda n'abisimiyoni banesha umwami w'iki w'abanyakanani. Yosuwa amaze gupfa, abisirayeli babaza Uwiteka bati, muri twe ninde uzabaza gutera abanyakanani kubagwanya? Ni ikibazo. Yosuwa yari amaze gupfa, intwari y'abayuda yari imaze gupfa, uwo bari bishingikirije, uwo bumvagamo Imana ivugira muri we yari amaze gupfa. Abisirayeli bibajije ikibazo, ngese Yosuwa umuntu w'Imana, Yosuwa umugaragu w'Imana kapfuye, ntago bigeze bajya mu bapfumu, ntago bigeze bitotomba, ahubwo baragiye batera ivi, baragiye bapfukama imbere y'Imana, barangije barasenga, baravuga ngo mbese Yosuwa twemeraga, Yosuwa avuganaga nawe kamaze gupfa. Haleluya. Turabaho dute? Abisirayeli mwibuke ko batinyaga abanyekanani, kubera ko abanyekanani bari bafite imbaraga, bari bahagarariwe n'umugabo Bibiliya itubwira. Uyu mugabo uko Bibiliya imwita ngo ni Adoni Bezeki. Uyu Adoni Bezeki yari umwami, yari umugabo ukomeye, yari umuntu ufite imbaraga, yari yarazengereje abayuda, yari yarazengereje na Yosuwa ubwiwe. Yosuwa amaze gupfa, abisirayeli baribaza ngo ko Joshua apfuye, twebwe turasigara dute? Ku muhanuzi w'Imana apfuye, turabaho dute? Barangije baravuga ngo Imana yasengaga, Imana yaduhamagariraga, reka twegere Uwiteka. Barangije bafata umwanzuro. Haleluya. Ubwo baravuga ati Yosuwa waturebereraga, Yosuwa wari representa, ubwo yitabye Imana, ubwo avuye mu mubiri, ubwo dukuwemo, reka twegere Imana dusenge. Barangije begera Imana barasenga. Haleluya. Bamaze gusenga, Imana iri mu ijuru, Bibiliya tubwira ngo barangije barareba baravuga ngo nta kuntu tuzanesha aba bantu, nta kuntu tuzabona iki gihugu. Barangije begera bagenzi babo, barabegera begera abasimiyoni, baravati basimiyoni mwe, yemwe basimiyoni mwe, nimuze twegerane, nimuze dufatanye gusenga, tubaze Imana yacu dutabare. Barangije abayuda basanga abasimiyoni, urumva na abayuda n'abasimiyoni bahuye, bagiye kubaza Uwiteka atese biragenda bite. None baravanga umugaragu wawe Joshua yarapfuye, umugaragu wawe Joshua yarapfuye, ariko aka kanya turabaho dute? Baravugana bati turabaho dute? Kuko batinyaga abanyekanani. Hari abanyekanani bari ku buzima bwawe. Imana ikikubwiye niki? Imana iragusaba gusenga, egera Uwiteka. Ibyishingikirizo niyo byavaho, Uwiteka yitewe kugira neza. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo uyu mwami wagwanyije Abisirayeli yari umwami ukomeye cyane, yari umuntu ukomeye cyane, yari umuntu w'intwari, wari wazengereje abantu. Uyu nguyu Adoni Bezeki yari yarabazengereje. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo abami 70 bose ngo baciwe amano, bacibwa n'ibikumwe kubera uriya mwami, abacamano n'ibikumwe abami 70. Bibiliya itubwira ko aba bami ngo bajyaga barira munsi y'ameza y'uyu mugabo. Urumva ko uyu mugabo yari akomeye, umuntu wafataga abami 70 bakarira munsi y'ibirenge bye. Ndashaka kubwira ngo iyi saa Imana yantumye ngo nkubwire ngo abagushize munsi y'ibirenge byabo, Imana igiye kugukuramo ikuzamure, kubera ko Imana igufiteho umugambi. Nubwo Joshua kugwaniraga yapfuye, senga Uwiteka, Uwiteka yitewe gutabara. Katubane dusome ijambo ry'Imana. Bafatanyije n'abangaba bashimiyoni, noneho barababwira ngo nimuze mudufashe tubohoze Kanani yacu, tubohoze Kanani yacu. Bamaze kubafasha barababwira ngo natwe tuzabafasha. Ikibazo abantu b'Imana dufite, Imana yambwiye ngo mbwira abahanuzi b'Imana, mbwira abavuga butumwa n'abandi bakozi b'Imana, ngaho kugira bafatanye nk'uko Abayuda n'Abasimiyoni bafatanyije bakabohoza Kanani yabo, ahubwo bari kugwanyana bagasenyana. Kandi bakagombye gufatanya, bakagombye gusenyera umugozi umwe, bagahuza bose kuko bahamagawe n'Imana. Ariko ikibazo abantu dufite, aho kugira duhurize mu mugambi w'Imana, turimo turasenyana. Umuntu arasenya mugenzi we,
niba imana yagutumye ese iyo mana uri kurwanirira niba yatumye umuhanuzi senga imana ubwayo irashoboye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo imana yashaka ko muhuza, ntabwo tubereyeho. Niba ngiye Samuel imana yantumye hakaba n'undi yatumye mbizi ko yamutumye ngo nukandusha amavuta nukubera iki ngiye kumugwanya, ahubwo dushigikirane. Bibiliya tubwira ngo abanyekanani bafashije Abishimayeli bafashije Abayuda, babafasha kurwana Abasimiyoni, barabafasha bagwanya abanyekanani. Bibiliya irangije tubwira ngo Imana ibagabiza Abayuda. Tugiye gusoza ngo nuko uyu Adonibezeki baramugwanya kugeza aho bamwirukankanye ku murongo wa 5 ngo baramusanga, basanga Adonibezeki baramugwanya baramunesha. Abanyekanani n'abayebusi barabanesha bose. Bamaze kubanesha Bibiliya tubwira ngo nuko arahunga, barangije bamucamano n'ibikumwe. Bya bikumwe yaciye abantu, yamano yaciye abantu nawe agiye kubicirwa, kuko icyo umuntu agira abiba nicyo azasarura. Aba bami 70 bariraga munsi y'ameza ye yabacaga ibikumwe akabaca n'amano. Ndashaka kubabwira ngo Bibiliya itubwira iki? Iyo usomye mu isezerano rya kera, iyo bajyaga kwimika umutambyi, iyo bajyaga kumusuka amavuta, iyo bajyaga kumusiga, basiga ku gutwi kw'iburyo, bagasiga igikumwe cy'iburyo, bagasigwa n'igikumwe cy'ino cy'iburyo. Noneho iyo bamaye kubisiga umuntu yabaga humanutse. None uyu nguyu nawe yaciye ababami amano abaca n'ibikumwe, abaca intege mu magambo make. None akakana nabo Imana ibateretse kumuca amano n'ibikumwe, arangije avanga Imana irihoreye. Imana rero igiye guhora ku banzi bawe. Wera akakanya wizere Imana igiye guhora ku banzi bawe. Bibiliya tubwira ngo iki? Hari ahantu bakuboheye, hari aho bakuzirikiye, Imana igiye kukuzitura, kubera ko Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi. Imana igiye guca umugozi wari ukuziritse. Imana igiye guca umugozi wari uzitse ubuzima bwawe. Icyo usabwa ni kimwe, ube maso kandi usenge. Irinde kugwanya bene so, sengera mwene so umenye niba ari Imana ivuze, kuko nujya kumugwanya Imana itakubwiye. Imana yiteguye guhangana nawe. Inkoni y'Imana irabanguye ku bantu bose bahagurukiye abantu Imana iri gutuma by'ukuri. Imana irabahagurukiye. Imana irabahagurukiye namwe mugiye gukubitwa inkoni z'akabwana kubera kugwanya abantu Imana iri gutuma by'ukuri. Iki Imana ishaka, niba Imana igutumye vuga ibyo gutumye, wijya kugwanya mwene so, wijya kugwanya umuvandimwe wawe. Niba Imana igutumye ikosa muri gukora mugiye kuriryozwa. Iki Imana ishaka muvuga ibyo batumye, iyo itabatumye mu bireke. Iyo niyo message Imana yamaye ku bantu bavuga ubutumwa. Imana yongera ibambwira ngo mbwire wowe bazirikiye ahantu yanyeretse ejo nari ndahantu muri nibature, ndangije gusenga Imana inyereka abantu barabazirikiye ahantu. Noneho ndangije fata mukasi n'urudodo, hari amapfundo apfunditse nkuko mubona kano kantu gapfunditse. Nuko Imana iramwe mpfundike uyu mugozi, ndawupfundika. Fata n'umukasi. Iyi saha rero bambwira ngo pfundura abantu aho mupfunditse, aho bapfunditse hose. Imana iki ni ikimenyetso cyuko niwizera Imana, wowe bazirikiye ahantu Imana igiye kukuzitura. Niwizera Imana, Imana igiye kukuzitura. Umurindi aririmba aravuga ngo uzaze guca umugozi. Uko mubona ndi kuzingura uyu mugozi, uyu mugozi urabona ni umweru, ufite ubusobanuro. Imana irambwira ngo igiye guca umugozi wari uboshye ubuzima bwawe. Uko nkasi uyu mugozi niko Imana igiye gukata umugozi wari ukoshye ubuzima bwawe. Umurindi aririmba ngo uzaze uca umugozi, uzamboshye umutima, ngo nezerwe no kubohoka, nkabona uko gukorera. Wowe wari uboshye, Imana igiye kukubohora. Imana amabere y'umugisha. Naho ngaho ntabwo nemerewe kongera, sinemerewe no kugabanya. Ni ibyo ngibyo Imana yamaye kubabwira. Imana amahoro y'umugisha. Ubwo nzagaruka nabwo tuzaganira, kuko iki gisaha iminota ibaye mike, ibyo kuvuga ni byinshi. Nzababwira agaciro k'amavuta, nzababwira uburyo abantu bari gusigwa amavuta, kandi hari amavuta y'Imana Imana yateguye ku buzima bw'umuntu. Reka rero dusenge. Telefone yanjye ni 078 23 4732 078 23 4732. Iri kuri WhatsApp. Twasengana Imana, twaganira uburyo bwose wanyeneramo. Nge niyemeje gukorera Imana
kandi nta kizamura gukorera Imana, ntago nzacogora, sinzacika intege, sinzavuga ngo yavuze itavuze. Icyo mbabwiye ni kimwe, mwizere Imana. Yosuwa 3:5 haravuga ngo mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Wowe wejejwe aka kanya, wowe uciye bugufi, Imana igiye kubikora kandi igiye kukugenzereza neza. Imana igiye kukujyana neza, igiye kukubohora. Wowe urwaye ugiye gukira, ariko ikigusaba urasabwa kwezwa. Niba udakirijwe iragusaba gukizwa. Imana amahoro y'umugisha, ndabakunda naho ubutaha. Shalom, shalom, shalom.